guha ikaze abakunzi ba CBRS Studio Entertainment, mwebwe mudahwema kutwereka umunsi ku munsi ko turi kumwe namwe, ko muri kumwe natwe mu makuru, ibiganiro bigiye bitandukanye bya CBRS Studio Entertainment. Uyu ni wa mwanya tugiye kubagezaho amakuru ya showbiz. Ngiyeho mugiye kubona amakuru ya showbiz ni RM Claire Wizi. Mbahaye ikaze mu makuru ya showbiz uyu munsi, mbararikiye kuyakurikira, kuyatega amatwi, cyane ko amakuru ya showbiz nyuma ahera asoza tuba tubafitiye na quote of the day, ijambo ry'umunsi. Reka rero tudatinze amakuru yacu ya showbiz tuyahere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ku muhanzi Yampano ukunzwe n'abatari bake cyane muri iyi minsi, aho aherutse gutanga iby'ingenzi kandi bikwiye mu gitaramo cya The Ben. Yampano ni umuhanzi uri gukundwa n'urubyiruko n'abatari bake muri iyi minsi, gusa mu kiganiro aherutse kugirana na Lucky muri Versus kuri televiziyo Rwanda, Yampano kandi umaze iminsi 6 asohoye indirimbo yitwa Maîtresse ari kumwe na Babushari. Ni indirimbo yakunzwe n'abatari bake kandi ikomeje gukundwa cyane hano mu rubyiruko. Yakomeje abwira Lucky ati Bruce Melody ntacyo namuvugaho cyane ko ntaranahura nawe, bityo rero nta byinshi mfite byo kuba namuvugaho. Yagize ati Bruce Melody ikintu namuvugaho, ese buriya hari ikintu gihari cyo kuba namuvugaho? Ati se buriya kirahari? Ati ntacyo, cyane ko Bruce Melody nta byinshi kuri nge nawe. Gusa Yampano yakomeje abwira Lucky amubwira ukuntu yishimiye cyane kuba yakinjira muri BK Arena, cyane ko ngo byari inzozi ze kuva kera. Yumvaga ko afite intumbero cyangwa se inzozi zo kuzinjira muri BK Arena, atari uko agiye kureba ibitaramo cyangwa se ibindi birori, ahubwo ubwe yazinjiramo agiye guperforminga nk'indirimbo ye. Akaba ari byo yagarutseho cyane, ashimira The Ben wamufashije, wanatumye agera muri BK Arena mu gutaramira abanyarwanda, kandi akomeza avuga yuko yatanze ibikwiye, yakoze iby'agaciro, ibyo yagombaga yabikoze neza cyane. Lucky ati ese buriya Bruce Melody wowe nawe cyangwa se Bruce Melody ni gute umubona mu bijyanye na entertainment cyangwa se n'umuziki nyarwanda muri rusange? Yampano akomeza avuga ati nje mubona ni umunyarwanda ubikora cyangwa se ni umwe mu bahanzi bakunzwe n'abatari bake mu rubyiruko, kandi koko cyane nibyo. Aturetse ko ntacyo namuvugaho, ndetse na Element ubwe bose ntacyo nabavugaho, cyane ko muri bose nta numwe ndahura nawe. Nuko rero ubwo Yampano ati iby'agaciro by'ingenzi kandi bikwiye bigombwa nuko nabikoze. Ati kandi gahunda mfite muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 nuko nzakorana indirimbo na The Ben. Nzakorana indirimbo na The Ben muri uyu mwaka turimo, kandi indirimbo nteze abanyarwanda izakundwa cyane. Nicyo nararikira abanyarwanda ko iyo ndirimbo ihari kandi izakorwa. Sibyo gusa kuko Yampano hari indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye yagiye asohora, harimo nk'iyitwa ngo yakoranye na Papa Cyangwe, Si ibyanjye, ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Ari kuzamuka neza, akunzwe, akundwa mu ndirimbo afitanye n'abandi za collab ndetse n'ize bwite. Yampano rero ari gukundwa cyane mu rubyiruko ndetse n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi muri rusange. Yasoje avuga mu kiganiro ko icyo yateguza cyangwa se yabwira abanyarwanda nuko afite intumbero cyangwa se gahunda yo gukorana indirimbo nshyashya ye na The Ben muri uyu mwaka. Atamentioninze itariki cyangwa se atavuzeho igihe runaka yakorerwa, ariko ko muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 afite indirimbo azasohorana na The Ben. Yampano ati ndashimira cyane by'umwihariko The Ben ku nkunga cyangwa se mu buryo bwo kumfasha kuba nataramira abanyarwanda muri BK Arena. Ni iby'agaciro kuri ngewe nk'umuhanzi wakuze kandi nkazamuka numva yuko mfite intumbero cyangwa se mfite kuzataramira abanyarwanda nk'ahantu hakomeye harimo nka BK Arena, cyane ko ngo ari n'ubwa mbere yari ahinjije. Ati n'ubwa mbere nari ninjiye muri BK Arena, by'umwihariko ndi gutaramira abanyarwanda n'abanyarwandakazi benshi. Byaranshimishije, byabaye by'agaciro, byabaye motivation kuri nge, cyane ko ari ibyo nyine yari yarakoze yumva yuko ashaka, akunze, azakora kandi bimurimo. Yasoje rero ashimira The Ben, ashimira n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi muri rusange bakomeza kumuba hafi cyangwa se no kumwinspira mu bijyanye na music, mu bijyanye na entertainment, nkuko adahwema nawe kubibagaragariza, kandi yitegura abwira abanyarwanda ko agiye gukora n'ibirenze ku byo yakoze, ko gahunda ari ugutwika rwose imizigo, ibintu byinshi mu byitege kuri Yampano uzamutse neza muri uyu mwaka wa 2025.
reka dukomereze indi nkuru ku muhanzikazi Bwiza. Bwiza we yabonye pare na marene mbere yuko abona umukunzi. Bwiza ni umwe mu banyarwandakazi bakunzwe n'abatari bake mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubikora neza, ukunzwe, wazamutse neza umwaka ushize kandi watambutse neza yemye umwaka ushize 2024. Ni umuhanzikazi Bwiza rero wamamaye cyane mu ndirimbo zigiye zitandukanye yakoze wenyine n'amakolabo yagiye akorana n'abandi bahanzi benshi bagiye batandukanye. Ku ifoto rero yasohoye yashyize hanze yavugishije abatari bakeya ku mbuga nkoranyambaga ze harimo nka Instagram, ni ifoto yashyize hanze ivugisha abatari bakeya. Umuhanzikazi Bwiza uri mu bakobwa bahagaze neza kandi n'abanyarwandakazi bahagaze neza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Yavuze byinshi kuri bijyanye n'iyi foto yashyize hanze ku mbuga nkoranyambaga ari kumwe n'umuhanzikazi Tonzi ndetse na Coach Gael. Ni ifoto yashyize ku rukuta rwe rwa Instagram ayiherekesha amagambo y'icyongereza agira ati who is exhausted as I am. I can't wait for your Ni ifoto yashyize ku rukuta rwe rwa Instagram ayiherekesha amagambo y'icyongereza ati who existed as I am. Can't wait for your hear my second album but first meet my babies Pare and Marene. Ni amagambo yasobanuraga avuga niba hari umuntu wishimye nk'uko we yishimye, avuga ko ategereje kubona abantu bose bumva umuzigo we, alubumu ye ya kabiri, agira ati n'ubwa mbere agira ati ariko bwa mbere mubanze muhure n'ababyeyi b'umwana wanjye aribo Tonzi na Coach Gael, Pare na Marene. Bwiza uri gukundwa n'abatari bake muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda mu ndirimbo ze zigiye zitandukanye, harimo nk'indirimbo ye yasohoye mu minsi ishize yitwa Best Friend ari kumwe na The Ben, yakunzwe cyane. Yasohoye rero ifoto kuri Instagram ye ari kumwe na Coach Gael ndetse na Tonzi ati mubanze muhure na Pare na Marene. Abo bombi rero akaba yari yahuriye nabo mu gitaramo gisoza umwaka, aho igitaramo cyari cyateguwe n'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame gisoza umwaka, ashimira bamwe mu bagira uruhare mu mibereho myiza y'abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi. Akaba ari cyo gitaramo rero cyahuriyemo Bwiza ndetse na Coach Gael na Tonzi, aho yabamuritse avuga ko ari Pare na Marene. We mbere yuko abona umukunzi, mbere yuko agira umukunzi, yabanje gupresenta cyangwa se yabanje gushyira ahagaragara atwereka Pare na Marene, ati mubanze muhure n'ababyeyi b'umwana wanjye Pare na Marene, Coach Gael ndetse na Tonzi. Bwiza umwe mu bahanzikazi bakunzwe n'abatari bake mu gihugu cyacu, aho agenda akora byinshi ibitaramo bigiye bitandukanye hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko Bwiza afite imbaraga, afite gahunda, ni umukobwa ubona yuko afite ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, ibikorwa agaragaza mu makolabo afitanye n'abandi bahanzi ndetse n'ibindi byinshi. Ibi bibaye rero mbere gato yo kumurika alubumu yitegura gushyira hanze ndetse n'igikorwa azakorera mu Bubiligi ku itariki 8 Werurwe uyu mwaka wa 2025. Bwiza kandi ari mu bahanzikazi bitwaye neza mu mwaka dushoje 2024 kuko hari aho yatsindiye n'igihembo cyitwa IM Award, igihembo gitangwa na Isango Star. Akaba ari umuhanzikazi wegukanye iki gihembo umwaka ushize w'2024 mu bahanzi baperforminze neza, bitwaye neza mu mwaka ushize. Bwiza akaba akurikiwe kandi akaba akundwa n'abatari bake ku mbuga nkoranyambaga ze cyane rwose, binagaragara haba mu ndirimbo ze bwite akora ndetse na collabo agenda akorana n'abandi bahanzi. Tugaruke ku ndirimbo ye Best Friend amaze iminsi asohoye akoranye na The Ben. Ni indirimbo yakunzwe cyane mu rubyiruko, yakunzwe n'abatari bake. Best Friend irabica biracika kubera ukuntu rwose ari indirimbo ikoranye ubuhanga, indirimbo ikoze neza, indirimbo yakunzwe n'abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi.
ndetse Bwiza akaba ari n'umuhanzikazi ufite gahunda ndende, ufite ibikorwa byinshi muri uyu mwaka wa 2025, aho afite igitaramo ku itariki 8 Werurwe mu gihugu cy'Ububiligi. Bwiza rero akomeza avuga ko indi ndirimbo yamubereye nziza cyangwa se indirimbo yabaye iy'ubuzima bwe bwose ni indirimbo yakoranye na Bruce Melody yitwa Ogera. Aravuga ati Ogera ni indirimbo yanjye, ni indirimbo y'ibihe byose, ni indirimbo y'ubuzima bwanjye, ni indirimbo yabaye indirimbo y'umwaka wa 2024. Bwiza rwose ati njyewe icyo gukora ni ubushobozi mpabwa n'abafana abadukurikira bose, nicyo gituma dushyiramo imbaraga no kugira byinshi dukora. Agakomeza ashishikariza abakunzi be ko abateze bamwitegaho byinshi muri uyu mwaka turimo 2025, kuko hari ibikorwa byinshi ateganya kuba agiye gukora, harimo amakorabo arenze, indirimbo ze zigiye zitandukanye, ni byinshi yagiye akora bigiye bitandukanye, cyane ko ari n'umwe mu bakobwa bahagaze neza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umunyarwandakazi rwose witwara neza, wanahagurutse neza, watangiye neza, usoje umwaka wa 2024 yemye mu ndirimbo ze nziza zigiye zitandukanye yize bwite, ndetse na collab yagiye akorana n'abandi bahanzi. Reka amakuru yacu mu gihugu cy'u Rwanda ya showbiz tuyasoreza aha ngaha, dukomereze mu gihugu cya Nigeria. Ni nyuma yuko hafashwe DNA z'umwana w'imfura wa Davido. Muri Nigeria abakunzi ba Davido batari kuvuga rumwe n'umwavoka we kubijyanye n'umwana we w'imfura. Ni byinshi ku mbuga nkoranyambaga biri kuvugwa, biri guhwihwiswa, biri kugarukwaho cyane nyuma y'ibizamini bya DNA ku bitaro bibiri bigiye bitandukanye. Umwavoka wa Davido yavuze ko Anu Adeleke atari umwana wa Davido. Nk'uko benshi babizi, Anu ni umwana w'imfura wa Davido, niko abakunzi ba Davido babizi, bizwi, bivugwa, ariko ku mbuga nkoranyambaga ntibyoroshye, ntabwo biri kuvugwaho rumwe n'abakunzi ba Davido. Bamwe bati nuwe, abandi bati sowe. Umwavoka nawe ati DNA ubwazo zirabigaragaza, zirabyerekana. Ati umwana Anu Adeleke ntabwo ari umwana wa Davido nk'uko byakozwe, byashatsweho ubushakashatsi ku bitaro bibiri bigiye bitandukanye kandi byizewe, bapima DNA z'uyu mwana Anu Adeleke, bavuga ko bigaragaza ko atari umwana wa Davido, cyane ko DNA zibigaragaza. Umwavoka wahoze akorana na Davido, Babo Aledi Ajudua, yashyize ahagaragara ku mbuga nkoranyambaga ko uyu mwana Anu Adeleke atari uwa Davido nyuma yuko bapimye DNA. Anu Adeleke avugwaho ko atari umwana wa Davido nyuma yuko amafoto ye acicikanye ku mbuga nkoranyambaga muri anniversaire ye yagize mu minsi ishize. Akaba ari umwana w'umunyamideli ukunzwe n'abatari bake, ariko uyu mwavoka Babo wa Davido we akabigarukaho cyane ko uyu mwana atari uwa Davido nyuma yuko bapimye DNA. Akaba rero atari biri no kuvugwaho rumwe n'umugore wa Davido uvuga yuko ibi bintu bitizewe ngo atari byo, cyane ko ngo izi DNA za Anu zapimwe nta mubyeyi we n'umwe uhari, ari ibintu byakozwe ariko nta mubyeyi we n'umwana n'umwe wari uhari. Kandi ashimangira avuga ko byakwanzuwe cyangwa se byafatwa nkaho ari ukuri, ari ibintu bikozwe hari ababyeyi b'umwana, ari ibintu nyine byagaragara. Ariko umwavoka ati rwose DNA ubwazo zirabigaragaza. Ati ninde wo kuvuga ngo ni Davido? Ati ninde wo kubavuga ko uyu ari Davido? DNA ubwayo zigaragaza ko umwana atari uwe. Babo ati ninde wavuga ngo ni Davido? Nyuma y'ibizamini bya DNA byakorewe mu bitaro bibiri bigiye bitandukanye. Ati ntago rwose abafana bo bari kubivuga, comment zabaye comment ku mbuga nkoranyambaga. Ati DNA ubwazo zigaragaza ukuri, cyane ko Babo we arimo aranavuga ko Dr Deji, umwe mu bahiswemo kugira ngo babe bakurikirana ibijyanye n'izi DNA z'uyu mwana, ari mu wahiswemo kugira ngo ibyo azatanga cyangwa se ibizava muri DNA bizakirwe bidateje impagarara cyangwa se bidateje urujijo hagati y'ababyeyi n'imiryango y'umwana Anu Adeleke. Gusa Anu Adeleke we akaba ari umwana w'umunyamideli ukunzwe n'abatari bake mu gihugu cya Nigeria. Akaba ari umwana w'umunyamideli umaze iminsi
agize ujuje imyaka 11 kuri anniversaire akaba ariho byakuririjwe mu mafoto yagiye asohoka ku mbuga nkoranyambaga agiye atandukanye, umwana mwiza cyane ukiri mutoya. Gusa umwavoka wahoze ari wa Davido we ati DNA zirabigaragaza uyu mwana Anu Adlek ntago ari uwa Davido, kuko ibitaro bibiri byose byizewe byagikoze ubushakashatsi kuri uyu mwana byagaragaje ko Anu Adlek atari umwana wa Davido. Ati ninde wo kuba wahamya ko Anu Adlek ari uwa Davido, kandi ubushakashatsi ubwabwo byaragaragaje ko uyu mwana atari uwa Davido. Bikomeje rero kutavugwaho rumwe n'abafana, abakunzi ba Davido, abafana, abakunzi ba Anu Adlek ku mbuga nkoranyambaga batera comment ababivugaho. Gusa nyine baba we ati ninde wo kuvuga ko ari uwa Davido, ati DNA ubwazo zirabigaragaza, cyane ko mama w'umwana nawe avuga ati ntago ibi bintu ari byo, ntago bishoboka, nta kuntu DNA z'umwana zapimwa nta mubyeyi we n'umwe uhari, ati ayo makuru ni ibihuha. Gusa nyine nk'abakunzi bo rwose batireka uyu mwana Anu Adlek ni uwa Davido, abandi bati suwe, abandi bati ni imfura ya Davido. Anu Adlek ku myaka ya 11 rwose ni umwana wa Davido, abandi batireka. Gusa Anu abigaruka avuga yuko ibitaro bibiri byizewe byahiswemo byose byapimye izi DNA z'umwana, gusa bikagaragara ko umwana atari uwa Davido. Mu makuru yandi nuko Davido ntacyo arabitangazaho, nta nicyo arashyira ahagaragara ku bijyanye na Anu Adlek. Gusa umugore we ati ntago bishoboka, umwana ntuw'ababyeyi, cyane ko amakuru ajyanye n'umwana nkayo ngayo atari yo gutangazwa ababyeyi batahibereye. Ntago DNA z'umwana zapimwa nta mubyeyi we n'umwe uhari, ntago bishoboka rwose, ati ntago bibaho. Reka rero amakuru yacu ya showbiz mbabwire ko ari nahanga tuyasoreje, mbabwira ngo gusa ntago twagenda tutumvishe quote of the day cyangwa se ijambo ry'umunsi. Uyu munsi rero dufite quote of the day, mugize ngo amatsiko ya quote of the day na yahe? Quote of the day dufite uyu munsi ni irimo inyigisho cyangwa se ijyanye no kuba twakumva ese nuhe musaruro, nihe mbuto twerera abandi, ese mu rubyiruko, ese mu abanyarwanda n'abanyarwandakazi muri rusange, ese hari icyo mba nakora kugira ngo mfashe abandi. Quote of the day iragira iti a good teacher is like a candle. Candle it consume itself in order to lighting other. Umwarimu mwiza ni nka buje, we ubwe atanga byinshi cyangwa se we yikora byinshi kugira ngo afashe ahereze ubumenyi abanyeshuri cyangwa se abamugana. Nicyo gishatse kuvuga ngo ese ngewe wowe werera imbuto yihe bagenzi mu rubyiruko cyane cyane, ese hari icyo nkora kugira ngo mpe umusaruro abandi, ese hari ikintu rukaho kuba nabyaza umusaruro icyo mfite ariko umusaruro ukagera no ku bandi. Ijambo ry'umunsi. Reka mbashimire rero mwebwe mwese twabanye mu kiganiro cy'uyu munsi mwateguriwe kandi mukagezwaho na RM Claire Wiz yari showbiz. Nk'ibisanzwe nakagaruka kuri CBRS Studio Entertainment, bararikira gukomeza gukurikira n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye bya CBRS Studio. Nanje andi makuru ya showbiz nakagaruka. Ciao ciao.